Ikaze kuri uyu mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, reka mbonereho no kukwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere turi ku itariki ya 13 ukwezi no kwa 10 umwaka nawe ni 2025. Nyemera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ibikorera mu mujyi wa Kigali. Reka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Ni ibyo byonyine, no gukandaho inshuro imwe yonyine ubundi ugafungura n'inzogera kugira ngo urusheho kugenda udukurikirana umunsi ku munsi, dore ko urabuhereje ikaze ibitekerezo n'ibiganiro ndetse na update cyangwa se amakuru mu yandi magambo tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni hanyuma y'uko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 13 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nibwo habashije kuba hagaragara inkuru y'incamugongo ikomeje kugenda iriza abatari bakeya, by'umwihariko kuba babashije kuba bahigerera aho byabereye ndetse n'abakomeje kugenda bakira amakuru dukomeje kugenda tubagezaho. Biri kugenda bavuga yuko bikomeje kugenda bibababaza cyane, ndetse by'umwihariko ni hanyuma y'uko bisi isanzwe itwara abagenzi muri rusange imaze kuba yahira hano muri Nyabugogo, ikaba hariho abantu benshi babiburiyemo ubuzima. Ni amakuru ngira ngo nkugezeho gatanu kuri gatanu, nkuvire imuzi n'imuzingo turebere hamwe ese iyi bisi yari ubuhe bwoko, yari iva he ijya he, kugira ngo tumenye nimba nta bantu bawe nawe baba baburiyemo, dore ko hari hahuriyemo abantu b'ingeri zose. Turaje kuba twarebera hamwe tumenye se iyi bisi yari ihagurutse muri Nyabugogo cyangwa se nibwo yari ikihagera ivuye ahandi hantu. Ibyo nabyo tugiye kuza twabirebera hamwe tubigarukeho mu buryo burambuye. Mu yandi makuru nanone tugiye kuba twarebera hamwe amakuru akomeye cyane nanone akomeje kugenda agarukwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane nayo turi buze kuba twabibandaho. Reka nongere nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Ushobora kwibaza uti urabikora ute rero? Urareba iyo buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe, urasabwa kuba wayikandaho inshuro imwe yonyine, byaba byiza ukanafungura n'inzogera. Ukikanda ku nzogera barakwereka utugambo dutatu twonyine uri buze kuba wakanda ku kajambo gato ka mbere, ubundi ube ubirangije. Ikindi gihe cyose dukozaniye amakuru nk'aya ngaya aba agezweho ari update, azajya ahita akugeraho mu ba mbere. Ikaze kuri uyu mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, reka mbonereho no kukwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere turi ku itariki ya 13 ukwezi no kwa 10 umwaka nawe ni 2025. Nyemera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ibikorera mu mujyi wa Kigali. Reka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Ni ibyo byonyine, no gukandaho inshuro imwe yonyine ubundi ugafungura n'inzogera kugira ngo urusheho kugenda udukurikirana umunsi ku munsi, dore ko urabuhereje ikaze ibitekerezo n'ibiganiro ndetse na update cyangwa se amakuru mu yandi magambo tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni hanyuma y'uko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 13 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nibwo habashije kuba hagaragara inkuru y'incamugongo ikomeje kugenda iriza abatari bakeya, by'umwihariko kuba babashije kuba bahigerera aho byabereye ndetse n'abakomeje kugenda bakira amakuru dukomeje kugenda tubagezaho. Biri kugenda bavuga yuko bikomeje kugenda bibababaza cyane, ndetse by'umwihariko ni hanyuma y'uko bisi isanzwe itwara abagenzi muri rusange imaze kuba yahira hano muri Nyabugogo, ikaba hariho abantu benshi babiburiyemo ubuzima. Ni amakuru ngira ngo nkugezeho gatanu kuri gatanu, nkuvire imuzi n'imuzingo turebere hamwe ese iyi bisi yari ubuhe bwoko, yari iva he ijya he, kugira ngo tumenye nimba nta bantu bawe nawe baba baburiyemo, dore ko hari hahuriyemo abantu b'ingeri zose. Turaje kuba twarebera hamwe tumenye se iyi bisi yari ihagurutse muri Nyabugogo cyangwa se nibwo yari ikihagera ivuye ahandi hantu. Ibyo nabyo tugiye kuza twabirebera hamwe tubigarukeho mu buryo burambuye. Mu yandi makuru nanone
sabone tugiye kuba twarebera hamwe amakuru akomeye cyane nanone akomeje kugenda agarukwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane nayo turi buze kuba twabibandaho. Reka nongere nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Ushobora kwibaza uti urabikora ute rero? Urareba iyo buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe, urasabwa kuba wayikandaho inshuro imwe yonyine, byaba byiza ukanafungura n'inzogera. Ukikanda ku nzogera barakwereka utugambo dutatu twonyine uri buze kuba wakanda ku kajambo gato ka mbere, ubundi ube ubirangije. Ikindi gihe cyose twazaniye amakuru nk'aya ngaya aba agezweho ari update, azajya ahita akugeraho mu ba mbere.